Mwiriwe neza amakuru nshuti bavandimwe, amazina yanjye nitwa Kaneza Ale, nkaba mpagarariye itsinda rya protocol bita Alpha Service and Protocol. Dukora dufasha abakiriya bacu mu buryo bwo kuborohereza mu buryo bujyanye na serivisi. Nkaba ngiye rero kubereka tutorials ku bantu bibaza ndetse n'abanifuza kuba bakora mu ma protocol atandukanye cyangwa mu mahoteli, uburyo wakora serivisi, uburyo watwara fanta kuri train watwara gute, ese amasahani abaye arenze abiri cyangwa se abaye abiri watwara gute. So rero icyo nicyo tugiye kuganiraho muri iki. Tugiye gutangirira uburyo watwara fanta se cyangwa icyo kunywa, yaba ari champagne cyangwa ari iki, mu buryo butandukanye, haba mu ntoki ndetse no kuri tray. Ariko ndabanza mbaho urugero rumwe. Iyo ugiye ugakubwira neza champagne cyangwa champagne, suppose ko iyo ari champagne, ibi bijyanye ubijyana gutya ahantu hose akaboko kari inyuma, ndetse ubanza kumenya ese iyi champagne cyangwa iyi wine yakozwe ryari, icyo gihugu. Rero nibwo uyitwara gutya, akaboko kawe kameze gutya kugira ngo ugende neza uyitwarira hejuru. So bigiye kuri fanta, ufata tray yawe, twakoresha tray kugira ngo byorohere n'abagerageza kuyigiraho. Urayifata ukayirebesha gutya, ntabwo uyirebesha hano gutya, uyirebesha gutya, amaboko yawe akamera gutya, agashushanya demisako munsi ya tray gutya. Warangiza ugashyiraho fanta, iyo bagutumye ufatira hagati na hagati mu center, nibwo niho ushyira aka kaboko. Ufata fanta yawe ukashyiraho ya mbere, ugashyiraho n'iya kabiri. So kugira ngo bibe balance, birakorohera kuyitwara. Ibyo washyiraho byose birakorohera kugira ngo ubitware. Noneho nabwo ibyo kubitwara ntabwo utwarira gutya hasi, urazamura bikaringanira n'urutugu neza. So akaba ariko ugenda, nimba ujya guseka umuntu ukagenda. Ubwo ni mu buryo bwa fanta. Kandi iteka iyo ugiye guseriva umuntu, ntabwo useriva umuntu uhereye ku buryo nimba umukiriya yicaye hano, ntabwo umuseriva uciye mu bumoso, uca hano iburyo. Niba ugiye no kumuseriva ugasa nk'uwegera inyuma nka santimetero runaka, ugakuraho fanta yawe ukayizana kakandi ugasubiza inyuma gatoya, ukamuseriva ugakomeza. Kandi niyo ugiye gukora redebarasage niko ubigenza, usubiza inyuma kugira ngo icyokere cyawe nimba uhumura nabi cyangwa se parfait. Hari abantu badakunda parfait zigira oderi nyinshi cyane, usaba kugira ngo atayumva cyane cyangwa se kamutera sinezite. Aho ngaho ni kuri fanta. Tugiye kureba uburyo ki wakoresha noneho uburyo bwo kujyana amasahane, haba hariho ibyo kurya bitandukanye, ndetse n'uburyo wayatwara. Imwe biroroha, iyo ari imwe uyitwara gutya cyangwa se ukayishyira kuri tray. Iyo ufite tray uyijyana kwa kundi naberetse. Noneho iyo ari udafite tray uyitwara gutya, nayo ni kwa kundi uyishyira kuri demisako. Noneho iyo zibaye ebyiri, imwe uyifata gutya, aka kaboko kamwe kano kakaza hano, aka kamera nk'ufashe ntuza, tubiri tugafata munsi gutya, utundi tugafata hejuru. Ubwo ni ukuvuga ngo ibiganza byawe biba bimeze nka gutya gutya. So ufata iya mbere gutya, ukayifatira ku ruhande ruhera kugira ngo bize kukorohera gufata indi, kugira ngo ibiryo byawe bitangirika. Iya kabiri uyifatira hejuru gutya. Iyo zibaye eshatu, iya gatatu uyishyira hano. Ibiryo byawe ukabisavinga. Noneho ujye kubisavinga, uhera iburyo nanone uza kuri uru ruhande gutya, ugahera kuri ya yindi iri ku nkokora, ugasubiza inyuma aya ngaya, ugaseriva, ugakora iyo iri hejuru niyo ikurikira nayo ukayiseriva, n'iyi ngiyi ukayiseriva.
warangiza ibyo urangije byose ukahita uvuga ngo bon appétit. Murakoze cyane, mwakoze kudukurikira.